Amahoro y'Imana abane namwe mwese mwakoze subscribe kuri uyu muyoboro wa Izabikorera, bifurije amahoro y'Imana. Nawe utarakora subscribe wayikora kugira ngo tubane by'umwihariko mu biganiro tubagezaho iteka. Uyu munsi mu kiganiro cy'uyu munsi turagaruka ku insanganyamatsiko igira iti isaha y'impuhwe z'Imana, isaha ya Golgota. Golgota bitewe n'uko bivuga. Uyu munsi rero turarebera hamwe imvo n'imvano y'isaha y'impuhwe z'Imana. Nkomeje kukwifuriza kugira icyumweru cyiza, kugira ibihe byiza, kwibutsa ko turi kwegera mu bihe byo kwibuka abacu. Ukomeze wibuke wiyubaka. Imvo n'imvano y'isaha y'impuhwe z'Imana. Nguhaye ikaze. Mu w'1937 i Cracovia, mu bihe Mama Faustin atavuze uko byari bimeze, Yezu yamusabye kwizihiza isaha y'urupfu rwe agira ati, igihe cyose uzajya wumva inzogera y'isaha ya 9, ujye winjira wese mu mpuhwe z'Imana, uziramye kandi uzihe ikuzo, witabaza ubushobozi bwazo, usabira isi yose, ariko cyane cyane abanyabyaha, kuko icyo gihe ziba ziteguye kwakira roho zose. Yezu yasezeranyije abazitabira iyi saha ibi: kuri iyo saha ushobora guhabwa ibyo usaba byose, wisabira cyangwa usabira abandi. Yezu yanamubwiye ku buryo burambuye uburyo iyi saha izajya yizihizwa hakoreshejwe amasengesho yihariye agenewe ubu buryo bwo kwiyambaza impuhwe z'Imana no kuzamamaza. Kuri iyo saha ujye ugerageza gukora inzira y'umusaraba ukurikije uko imirimo yawe ibiguhera umwanya. Niba kandi udashoboye gukora inzira y'umusaraba, ujye nibura winjira mu kiliziya cyangwa muri shapeli akanya gato, maze usingirize mu isakaramentu ritagatifu umutima wanjye wuzuye impuhwe. Niba rero nabyo bidashoboka, ujye aho uri hose uzirikane mu isengesho, niyo byaba akanya kangana urwara. Bibutse ko aya ari amagambo Yezu yabwiraga Mama Faustin. Reka noneho turebere hamwe uko iyi saha yizihizwa. Hariho ibintu bitatu bigomba kubahirizwa mu gihe cy'iri sengesho. Icya mbere, isengesho rigomba kuvugwa ryerekejwe kuri Yezu. Icya kabiri, iri sengesho rivugwa saa 9 z'isaha y'ikigoroba. Icya gatatu, iri sengesho rigomba kuba riganisha ku gaciro n'iby'akababaro ka Yezu ku musaraba katuronkeye. Iki cya gatatu kirakomeye cyane. Reka ngisubiremo. Iri sengesho rigomba kuba riganisha ku gaciro n'iby'akababaro ka Yezu ku musaraba katuronkeye. Aha murahumva? Dore urugero rw'uko iyi saha yakwizihizwa. Dushobora kubahiriza isaha y'impuhwe mu buryo bworoheje cyane. Mumbabarire. Nko guhagarara akanya gato igihe uri ku murimo, mu rugo iwawe cyangwa se aho wiga. Ushobora kwinjira muri shapeli ukavuga ishapule ry'impuhwe z'Imana n'ibindi, maze ukazirikana kuri Yezu wababaye cyane ari twagirira, no kumusaba gusuka imivumba y'impuhwe ze ku isi. Bityo tugashobora no kuvuga isengesho rya Mama Faustin rigira riti: maraso n'amazi byavubutse mu mutima wa Yezu, we soko y'impuhwe atugirira, ndabiringiye.
Tugiye kurebera noneho hamwe kwamamaza impuhwe z'Imana, uko uyu murimo ukorwa. Nyagasani Yezu ntabwo yerekanye ku buryo burambuye uburyo tugomba gukoresha muri uyu murimo wo kwamamaza ukwiyambaza impuhwe z'Imana. Cyakoze ni uko yaduhaye Mama Faustine. Yaduhaye Mama Faustine nk'urugero tugomba gukurikiza. Kwamamaza impuhwe z'Imana bisaba mbere ya byose ko umuntu abaho mu buzima bwo kwizera Imana muri byose no kugaragaza ibikorwa by'impuhwe imbere ya mugenzi we. Hanyuma hagakurikiraho kwamamaza impuhwe z'Imana ku isi yose hakoreshejwe amagambo no gukangurira abatuye isi yose cyane cyane abanyabyaha kwizera impuhwe z'Imana. Bwira roho z'abanyabyaha ngo ntizitinye kunyegera, zibwire iby'impuhwe zanjye zitagereranywa. Reka turebe hano ngo igikenewe kugira ngo umuntu atunganye uyu murimo. Kugira ngo umuntu atunganye neza uyu murimo ni uko nawe ubwe aba yarakiriye koko impuhwe z'Imana mu buzima bwe, kandi akaba n'umuntu urushaho gucengera ibyerekeranye n'impuhwe z'Imana, azirikana mu ijambo ry'Imana inyandiko zinyuranye za Kiliziya. Urugero, ibaruwa ya Papa Yohani Pawulo wa kabiri ivuga iby'impuhwe z'Imana, n'akanyamakuru ka Mama Faustine. Tugiye kurebera hamwe ibyo Nyagasani Yezu yasezeranyije abazakora uyu murimo. Ku byerekeranye n'uburyo bunyuranye bwo kwiyambaza impuhwe z'Imana, Padiri Rosiac avuga ubu buryo bukurikira: umurimo wo kwamamaza ukwiyambaza impuhwe z'Imana, kuko hariho ibyo Yezu yasezeranyije abazakora uyu murimo. Yezu aragira ati, roho zizamamaza ukuramya impuhwe zanjye, nzazirinda igihe cy'ubuzima bwazo bwose, nk'uko umubyeyi mwiza yita ku mwana we. No mu gihe cy'urupfu ntabwo nzazibera umucamanza, ahubwo nzazibera umucunguzi ugira impuhwe. Muri iyo saha ya nyuma, roho nta kindi iba ifite cyayitabara kitari impuhwe zanjye. Irahirwa roho igiye ku buzima bwayo, yijugunya mu isoko y'impuhwe, kuko ubutabera butazayigeraho. Nzaririmba iteka impuhwe z'Uhoraho, kuva mu gisekuruza kujya mu kindi. Umunwa wanjye nzawamamarisha ubudahemuka bwe, nzaririmba iteka ryose impuhwe zawe Nyagasani. Mpuhwe z'Imana wowe udukura mu buzima, mpuhwe z'Imana wowe udukura mu busa ukadushyira mu buzima. Amahoro y'Imana abane namwe, Nyagasani muhorane.